uyu mugati ni uwawe mama ngaho tera haleluya Haleluya. Haleluya. haguruka mama Yesu yakubohoye ntabwo uzongera kuruka mu izina ryande mama waturutse he Shesh. n'ubwakanga ugeze hano Mbere. kuva uyu mwanya nta na mitiweli wari ufite n'ikimana imbwiye Nayo. oh akira bina bitanu uze kugura mitiweli Hazimane guhumuge. Haleluya. ngaho genda Yesu abohoye ubuzima bwawe kadukomere Yesu amashyi menshi cyane tera haleluya Haleluya. mama bawiyicariye aho ngaho abemera ko Imana izadutabara tuyihereze icyubahiro icyubahiro ni cyawe Mana vuga ngo nzatabarwa mu izina rya Yesu nzatabarwa mu izina rya Yesu vuga ngo bigiye guhinduka mu izina rya Yesu bigiye guhinduka mu izina rya Yesu indwara igiye kukuvaho mu izina rya nde tera haleluya bimenyekane ko ari Imana haleluya hari abantu Imana igiye kubohora papa Imana irambye ngo igiye kukubohora muhereze microphone demasatesh vuga ngo Imana irambohoye kuva uyu munsi Imana irambohoye kuva uyu munsi ushaka Imana ikubohora ndabishaka cyane Imana irambwiye ngo kuva 2007 yego uranyumva umwaka w'ibihumbi 2007 Imana irambwiye ngo barakuroze mbonye urimo wubaka urugo mbona umuntu utishimiye ko wubaka urugo aravuga ngo uzarinda upfa ujye mu nda y'isi nta mwana usize kuri iyi si yego aravuga ngo uzarinda upfa nta mwana usize kuri iyi si ikintu Imana igiye gukora nuko Imana igiye kuguhereza umwana nawe akiri kuri iyi si akareba ku mwana wawe haleluya Yesu baragufashe barakuzirika bavuga ko utazabyara ndabona inzira zose waragerageje ngo urebe ko wabyara reka shwita naragerageje biranga nturabyara yego umaze imyaka ingahe umugore wa mbere twatandukanye tumaze imyaka 5 uwa kabiri tumaranye imyaka 16 madamu wawe ari he yasigaye Nyagatare nugera mu rugo urara umuteye inda niko ndi umuhanuzi mbihanuye Imana irambwiye ngo igiye kuguhereza kubyara ugaheka yego icya kabiri urakora ariko ntacyo ugeraho wa mugabo akira Imana ifunguye inzira amina ugiye gukora utera imbere amina Imana igiye kuguha amafaranga amina Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi Imana ikwinjije mu isezerano ryawe haleluya haleluya nyuma y'amezi 3 umugore wawe azaba atwite Yesu hanyuma akimara kumenya ko atwite muzazane iriya nda tuyizirike mu maraso ya Yesu Yego. kugira ngo umurozi atazayikuramo yego tuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu haleluya zamura ibiganza byawe n'ibya Yesu haleluya amen iyicare mbega Yesu arashoboye yego ashoboye ashoboye byose ashoboye ashoboye byose. Imana ishoboye byose haleluya Imana irahamba haleluya yitwa Alpha yego yitwa Omega yego papa Yesu ashimwe cyane waturutse he? waturutse haguruka tuvugane waturutse he karere ka Kamonyi hari ahantu warunzi cyangwa n'ubwa mbere ubonye ni kuri YouTube wambonye kuri YouTube harubwo nigeze ngusengera oya n'ubwa mbere ubwa mbere
wa mugabo we wakabaye uri umukire ufite amafaranga menshi, ariko satani yakunyaze ubutunzi bw'ubukire. uri umugabo ugira amahirwe menshi yo gutunga amafaranga, ariko ndabona hari imbaraga zikunaniza iyo ugiye gusatira umugisha wawe ngo utunge amafaranga kunyura mu myanya y'intoki. Ibyo bintu mvuga urabizi. Mu gihe gitambutse ndabona ibinombe byinshi, ibinombe urabyumva, ndabona ibinombe by'amabuye y'agaciro, kabibona imbere yawe nkabona ubihagazemo, ariko namara kubona muri ibyo binombe kabona ubivuyemo wikoreye amaboko uvuga ngo Mana naruhiye iki. Wigeze ukora mu bintu by'amabuye y'agaciro? Ibyo nkoramo. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Kuva uyu munsi byarahagaze, ibintu byose byariborotse papa. Imana irambye ngo yongeye kugufungurira imiryango, subira mu kazi. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, hari ubugwayi Imana igiye gukoropa mu mubiri wawe uyu munsi. Agwaye diyabete. Umurawirira Yesu aragukunda. Mbonye Imana ikoropa indwara mu mubiri wawe. Amen, amen. Tinala sotesha la bogide. Uzasubire kwa muganga. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi nonaha mbonye abamarayika bashizeho ikimenyetso cyo gukira. Imana ishimwe cyane. Kadukomere Yesu amashimeshi. Mbega Imana idutabare. Erezo umuntu ikiganza umubwire ngo Imana igiye kugutabara. Imana igiye kuguhanagura amarira mu izina ryande. Ya Yesu. Tuyihereze icyubahiro Imana yacu yo kabyara. Imana iguhanagura amarira, Imana igukureho umubabaro, Imana igukureho amarira mu izina ryande rya Yesu. Hari umugabo muri riteraniro Imana irimo kumubwira, agira ikibazo mu nda ye hagatumba, hakaza ibintu bitimbya nkuko ifuku itimbya. Ahaguruke mvugane nawe. Tambuka uze hano. Nawe ngwino muze hano nta kibazo. Ashoboye byose. Tela haleluya, muhereza microphone. Utela haleluya. 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 Papa, urabona ko nturi umugabo mwiza. Bari bagiye kukurogesha, wowe ubwawe uretse Uwiteka kuguhagazeho warugiye gusara. Nta minsi 9 iri imbere yawe yari gushira utagiye muri gereza. Imana iravuganye nanje, kuva uyu munsi Imana igukuye mu maboko ya gereza. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo bari barakurogesheje kugira ngo ujye utumutwe umere nk'umusazi, hakaza amajwi akuvugira mutazi yaturuka. Niko bimera. Mbonye uri kwinjira muri presidence, uri kuvuga ngo ndashaka perezida w'iki gihugu Kagame. Nubundi njyayo. Nubundi ujyayo. Kandi etala site pass ni imyuka yakongorera gukavuga ko ugiye kumushaka. Yego. Niko bigenda. Nshobora no kumara n'iminsi ntaryamye nka 15 ntasinziriye. Hari ibintu bitegeta mu nda yawe bikagenda bikubita. Birakubita na buriya hariya byari birimo bitegeta. Nawe bazi. Urumva kuntu imbaraga zitera. Kuva uyu munsi Yesu azigukuyeho. Amen. Haleluya. Warugiye gutega moto nimugoroba utashi. Iyo moto wari gutega mbonye impanuka mu gice cya Kinyinya. Kinyinya ni he? Kinyinya niho ntaha. Niho utaha. Imana igukuyeho impanuka mu izina rya Yesu. Amen. Icya kabiri, Imana irambwiye ngo itanze akazi mu rugo rwawe. Amen. Mwari muriho mu buzima butoroshe. Yego. Uriho mu buzima butakoroheye. Ugiye kuzavamo umukozi w'Imana. Amen. Tumwatureho ibiganza tuvuge ngo azavemo umukozi w'Imana mu izina rya Yesu.
azavemo umukozi w'Imana mu izina ryande rya Yesu. amena. Wa mugabo uri inyuma, wowe ndi kureba inyuma, wowe hari perime ufite aho ngaho? Ndavuga uwo nguwo wundi, hari perime ndi kureba urayifite? Yinzanire hano. Iri mu modoka? Ngwino hano mbanze nkubwire. Ndetse n'umwana muto uzi guse wahagazaho ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga, kandi nitwi bagirwe yuko aho tujya hose, uko gusenga yuko gusenga kugera. Papa, Imana irambwiye ngo irashaka kuyikorere kuko yagusimbukije urupfu rukomeye. Amen. Wigeze ukoraho agisida? Nakoze nyinshi zitandukanye. Wakoza agisida zitandukanye. Imana irambwiye ngo niyo yambwiye kubumba ubwonko bwawe kuko Satani yifuzaga kukwica, ariko Imana ikugarurira ubuzima. Amen. Imana irambwiye ngo muri bizinesi ukora Satani yaguteje igihombo kitakoroheye. Kuva uyu mwanya wa none Imana ifunguye ibiganza byawe, ugiye gukora uhigwe. Icya kabiri, imbaraga zose z'imyuka n'abarozi bakoherezaga Yesu agutwikije amaraso ye ntizizakugarukaho. Imana igufunguriye imiryango, ugiye gutera imbere kuko Yesu agufunguriye imiryango. Imana irambwiye ngo uzajye uyikorera kuko aho ishaka kugushitsa ni kure cyane. Imana igiye kugutaba. C'était poste. Imana iguha umugisha.